Ashane. Ngewe uratinyuka ukavuga. Kose man ubu ngubu ndaza kubona none wahantu ndara. Ay. Akazi ndabona ari hatari. Ako buriya ubundi radio unaganishaho papa. Ariko urasa neza. Igo. Aba bana igihe biteguriye ubu bari hehe? Ariko rero bana banjye nawe mugore musabwe kwitwara neza. Sheri none se amakuru y'iminsi irameze ute? Amakuru ntabwo ari meza cyane. Telefone yanjye barayibye nyine nabuze ukuntu bahamagara. Nyuma mutsigaye nyihamagara nkumva niri gucamo. Mbese umukuru nameze gute nta telefone ntaki. Yari inashaje ariko n'ubundi kuyiba ntangenzi. None se nta kundi ariko nyine nuko nyine ngiye kujya hanze ariko ndareba ukuntu nagushakira indi telefone. Ese urumva nazabaho tutavugana? Ntabwo ko niko sahubwo ko kunshakira indi telefone. Sheri rero ubu tuvugana ngiye kujya hanze ku mpamvu z'akazi. Bati nari ngutumije nyine kugira ngo ngusezere nyine nkubwire ko ntazaba ndi hafi aha. Reba nk'ubu sinigeze ndimenya ko ugiye kujya hanze. Nanjye byarantunguye. Byarantunguye pe. N'ubundi by'akazi kawe ndabimenyereye ko nta mwanya uba wampaye ngo uri mu kazi. Oya ntabwo ari cyo kibazo pe. Sheri ariko uzi yuko ureba kugira ngo nkubonere umwanya nkubonere umuryango wanjye urumva rero ni ibintu biri. Umuryango wawe nyine mama na papa shabira. Oya. Abana urumva kwitaho mwese biba bigoye. Ariko gukina komedi. Oya ntabyakomedi ariko ntabyo warona. Umugore n'abana. Ufite umugore n'abana. Ariko ni jyewe. Ujya mwewe namukundwa. Mwe mu rukwanyu ubona mukundwa njye umugore n'abana bo mu rugo by'isezerano. Utabimbwiye naka. Ngo mbizi ko iki gihe cyose gishize. Nkaba nari nzi ko ari njye n'umugore wawe. Nako sinzi umugore wawe ukamesha uzaza ukagufata ukakuzaga ukagira umuryango wawe ukagitaho kumujyana rwose. Iki cyari kigiye nyine cyo kubikubwira ko nta wundi mwanya nabonye nyine ntabwo. Je ufite umugore n'abana. Barahari. Ufite umugore n'abana. Umugore n'abana barahari ariko nta kibazo ntabwo byambuza kubitaho. Nese bizamuza igihe cyose umwana arakuze. Ntabwo bizamuza kukwitaho. Ngiranze kujya hanze ngo ngende kubwira. Utabimbwiye kare igihe cyose tumara. Ntabwo mbagusiga ndikubwira. Igihe cyose tumaranye ntubimbwire koko. Nicaye none ngiye kukubwira ahandi. None se ntabyo kuri telefone ikiranga tubirangize nabyo kuri umwanya mutoya. Umwanya mutoya ntabyo umwanya. Nese ugiye hanze tugiye gusigara tugiye kwandagara ntabyo kurya ikode turabaho kugeza namwe muziyeranje nyine mugende nta kazi mfite tekereza ko nta kazi mfite uziyeranje nese se ufite amaboko no na telefone ufite amaboko uziyeranje kutatamye nakeka afite umuryango nizera ibintu bitari kuko ari umwe mu mpano kuko mbayeho ngiye kwangara nta kazi mfite umwana wanjye si uko kumana kubera iki bintu kuko bimbayeho. Mana turere ntabwo bari ngombwa guhorana igisuko n'umusatsi ushobora gucika wanisukishije nyine ukajya ugaragara neza mu bantu. Ndashaka kumarana na turere amezi 3 yose sinageze ajya kubangamira. Oya gusokoza nari ndambiwe gusuka nari ndirambiwe rwose. Ese ubundi mwa
nshuti ko nta kintu aba atubwira igora muganira akakubwira ngo iki nta kintu aba ambwira natwibira ibanga natubwira aba yabishyize mu bwiru byose nababwira iki ariko mba navuze mba nabibonye ko mumeze ubwo nta kintu uba utwereka ngo dutangarize mba nakiberetse ntacyo bitwaye mba nabyishimiye ngaho tubwire cyangwa utwereke n'amafoto ya girlfriend wawe turebe uzi password iri muri telefone ye ma ahantu hose haraborose rwose wagiye uvuga gakeya ndakubeshye ngaho basi wereke mama mwereke iki se amafoto amafoto y'iyande mama y'umukobwa mukunda ntabwo umuzi se ntiyaje kudusura ubundi se ni muri inshuti ntabwo atarabimbwiye Esther burya ntawe usigaye agira mama wagiye ubwira mama ariko agiye ubwira mama aramuzi ni umushuti wacu ntabwo biba birenze munyereke ifoto ye basi yigeze agera hano iyo mfite se ko batari kumwe nakwereka iyo bari kumwe urebe nawe nshuti nyereka mwana basi noneho mutegure muzamunzanire murebe nagaruka azamukere ubundi baramubonye kuko agera mukazana byihuse dore ndi gusaza nzapfa narabonye akuzukura ibitaro byari bimeze gutya gake nyine nashakaga gukora kamitasiyo zuzi utabikore si ubwo bagwiririye siko ntazi ko bishyira ku ruzirwa maze ni nta byiza ni abantu boherejwe nashaka yewe neza kamera cyane mugore mwiza umunsi akazi katanze sanze ndi kuganira n'abana banjye nyine twakurindiriye meze neza kamera cyane wiriwe neza sawa nta bibi yes daddy yes my daughter how are you I'm good wiriwe neza yego abantu uri kubavura neza cyane umuvani ko kazi nyine icyo nasabye nshuti wowe umeze bite bimeze neza ubuzima nawe akazi biragenda biri kugenda biratanga icyizere cyiza kandi nubwo iminsi yashize nyine byari biri kwanga ariko ubu bisawa kabisa ruhuka mugabo mwiza buri utese umugore mwiza meze neza pe usanze nganira n'abana gato ari nari nsa nkaho nkereho gake umunsi akazi kabaye kenshi daddy kuba watinze gutaha mwana wanjye akazi kawe ari hatari yego ahubwo ubu ndaranye imisiyo mu gitondo nanza ndajya kure tu mu gitondo ndambuka umugabane ya gahunda wambwiraga se biraho mu gitondo byaciyemo yaragiye bahinduye gahunda nabonye bampaye visa mu gitondo ndahita nambuka mutatubwiye ma nari napanze ko nyine ndi bubabwire nyine ningera ngaha mu rugo kuko nyine nese wabivugira kuri telefone kandi nyine babizi n'akazi kacu gufata telefone ntabwo biba byoroshye ubwo rero kuza nkabibabwira gutya urumva ngiye kugenda kandi uko biri kose dushobora kuba tuzamara nk'amezi hagati y'ane n'atanu yego rero musabwe kwitwararika ibintu byose babibahinduriye undi nyiri akazi kakujyanye abiri abaye atanu tuzagukumbura mwandusha Esther none uzasanga yararembye byihorera amezi yose banumiwe iyo yicaye ngo batinze gutaha ngo dadi arihe n'abakobwa nabase mwana yanjye narese ko mbona wowe utananyitayeho neza ngo kunyitaho nk'uko nka se ariko sinabireka kuvuga imbere y'abana none se Esther ndamubeshyera ariko n'ubundi ntabona ko tunasase reka natagiye kondera mwana wanjye gusa nzagukumbura nzagukumbura cyane ariko nzaza vuba urebye ntabwo nzatinda kandi ariko umaze cyangwa kuzanira mbere ibyo ni ibanga ryanjye na papa nshuti wowe ko nta kintu bivuga azakuzanira iki ngo wajya waba yiturije niba bari mu biki ukora akazi na nijoro oya ni akaraporo nari ndi kuzuza raporo ni ukuva mu bundi iyo ugezemo ubona ko nanjye dade wawe telefone zirambitse ubundi iyo ugeze mu rugo akazi kaba karangiye ku muryango
ubundi ugahita wita ku muryango. ariko umwana wanjye mumureke ajya atekereza cyane n'ubundi abagabo iteka ryose bahorana inshingano ikomeye aho ugomba gutekereza cyane kugira ngo urugo rwe ruzabe rumeze fresh. Icyo birumvikana. Ubwo muratwishyuye mbese none kimwe ku kindi. ariko se dadi hanyuma ukiri aho hantu ugiye ni muri ya business wari kumbwira y'abakore cyangwa ni imwe ni systeme yaje nyine mu kazi tugiye gukora ni mu rugendo shuri ko kugira ngo tuvugurure nyine systeme y'akazi. unabishatse wazansigamo akazi kanyu nabonye ari keza kandi usiko ndi muri iminsi ndi kongera ubumenyi bisaba nese ikibazo nese urabona turagenda mu gitondo ubwo nzakominikana na manager numve niba ndari ukuntu waba uhambereye nta kibazo. none si wowe wayobora amakampani abiri mwana wawe? oya iriya kubera ko n'ubundi isa naho ikora neza ariko ntabwo biba ari cyane urumva ngize nk'amahirwe nka dade ukaba wanshakiramo ahantu position runaka byaba ari byiza cyane. manager wawe amaze kumenyera nta kibazo? amaze kumenyera aho kugira ngo n'ubundi mugani business yaso bazasanga yaragiritse banabikurikirana burya. oya ntacyo ndagira ndakonekitana na manager uko biri kose ndabizi nta kintu yanyuma. kuko urumva n'umwanya wanjye wari ugiye gusigara nyine nta muntu uwurimo kandi nyine ameza mu buryo umukozi adahari hari ibintu byinshi biba byapfuye ariko rero bana banjye nawe mugore musabwe kwitwara neza mu gihe ntahari cyane wowe hari ukuntu ujya ugira gutya iyo uri muri konje ukagenda ku muhanda mu bagore ukirirwa amagambo usabwe kuba hano mu rugo. ntabwo ibyo bintu njya mbikora ariko nawe utaneza abana gusigaho GPS yego yikise nako n'abana banjye iyo uvuye mu kazi tugakora utuntu twacu nta kibazo turaza kubivuga nawe byihariye. Esther mukobwa wanjye abantu nawe usabwe kwitwara neza komeze abantu bavure neza kandi ujye utanga serivisi nziza. iki hari ukuntu ni ukuvuga ngo ubundi umugisha mwana wanjye ukura mu maboko y'ibyo ukora. ubwo rero hari ukuntu uzabona wenda umuntu waje arwaye n'iki kandi n'ubwo waba ufite izi n'inshingano zitari zo gutabara ubuzima bw'umuntu izo nshingano zazireke uhita utabara ubuzima bwa wa muntu uje ukugana. ibyo ndabizi dadi Imana izabiguheramo umugisha. hari ubwo uzavura umukecuru abona umufashe neza avuga ati yawe ariko nibyo wari ubizi ujye witwara neza n'umusaza wawe inshuti. uriya nshuti ni uko nyine wenda sinzi ukuntu abana b'abahungu nyine badakunda basa cyane abo nshuti hari ukuntu yitwara neza uriya nshuti ni akagabo nawe ndagukunda. inshuti ni impirimbanyi buriya akunda gushakisha ukuntu aba arimo utuntu ahiga umva afite kampani ye ariko naranze umwanya wa dadi udasigara n'ubusa. imbe nkurebera noneho imyenda gitondeke neza yinondekere kugira ngo uzagende bimeze neza. ndagenda niya saa 9 za mu gitondo. ntabwo tuguherekeza saa 9 mukobwa wanjye urumva nabyuka rero mwana guherekeza aragukunda kuko ariwe yaguherekeza arushya wasabye nagenda ngaguherekeza gukomereza ko oya nuvuga ngo kumperekeza byari byo ariko nawe hari abantu benshi bagutegereje kugira ngo basamire amagara sibyo ubwo ugenda ubitaho nuvura abantu benshi ejo ukabavura neza bagakira uzabibare nk'uko wamperekeje kandi nishimye. sijya mukobwa mwiza yego dadi ubu ngubu rero ndumva ndushye najya kuryama hakiri kare kugira ngo mbashe kubona ukuntu nazinduka. igihe biteguriye ubu bari hehe? morning mama morning waramutse guteze meze neza ariko ndabona uyu munsi ukeye noneho cyane mwana wanjye wakoreshe none se mami ndabona imigati noneho uyu munsi ariko yo imeze neza. umva ni umugati mwiza cyane ndabona imeze neza kabisa. ushobora kuba iryoshye noneho yo umva rya pe ariko Esther ari he? uzi ko ajya ntinza
ubushize yanyerejeho iminota kandi Esther natinda ndi bumusiga. ese uracyakora ibiki mwana wawe ariko urasa neza Igo. owe Ngaho ndebera sindebera mpamvu zite. bimeze neza mwana wawe Igo. Esther mwaretse gusuhuzanya kwaza ndakugusiga ariko Itonde bro manzetse neza ariko mara. ndagusiga. Naho maso. uba ugomba kuvura abantu Mami please mureke ngaho fata ka cyayi Katije vatwitwa pe. mugiye bakwe Ntabwo gitinda. Ariko birateguye rero. kandi mwana wawe wari kugeza mushiki wawe ku kazi nanjye ukaza kuntwara Yes, ubundi sitabigenga ma. mami ahubwo ndabona n'amasaha yagiye ariko Esther waguha amafaranga ukaza gutega bisi. Oya, uwo ntabwo wabinkora bro. we ko aranyerezo bya hatari urabona igihe kigeze. Oya rwose. Ma wagiye umubwira. uyu nagire ugire vuba akoze manu ubu ngubu ndaza kubona noneho ahantu ndarara dore hano mumaze iminsi 2 mana we ungirire neza pe ubu se na mama ntawe papa we nta nubwo muzi gusa ibi ni ibiki mana yanjye ntawamenya da hari igihe imana yazahindura ubuzima wenda ibintu bigahinduka ubu se kwa nyiramana ko ndi kuhayoberwa gase umuntu w'umunyamasengesho yayobekanara ndabaza nde nomero ndi kuyihamagara kuva mu gitondo nayibuze gusa ko ndi kubona ari mu mavene amazu hepfo ndi haruguru ndamenya ari he mwuka byarana umunyamasengesho ariko ndamutse mbonye umuntu nabaza yandangira ahari niba ari kuri iyi nzu niba ari iriya ndi kubona iri imbere inzu zose sigaye zirasa zo muri izi nce ku mana umfashe mpamenye rwose nibura umpe n'uwo mbaza uzi ko umuntu we asigaye amara nk'umwaka atageze ahantu yahagera agasanga harahindutse nahamagaye byanze byabaye ubusa kapfa kugenda wenda ndabaza ku muntu w'umunyamasengesho ntabwo bajya bamuyoberwa ariko hano ndabona hari umwana uhicaye yemwa makuru umeze ute meze nabi hano mumaze iminsi 2 nabuze ahandi hantu mba uharyamye uri kuhakora iki niho mba nyine niko mbayeho nyine nta handi hantu mba naho nagaraga nyine banyirukanye uri uwo muri izi nce uri uwo muri izi nce oya navuye mu cyaro uvuye mu cyaro uzinaha none bakwirukanye none urara ahangaha inyuma y'ibipangu by'abandi mana yanjye abantu bikigiye kuba batakigira impuhwe none se uburyo uti mperuka kurya icyo gihe nyine nakumenya n'ubu ntabwo nari ko disi inzara yakwishe ariko uzi ko nta bagira neza bakibaho ariko mana nturakibona nta n'umuntu wari wagusanga hano ngo abe yaguhe n'icyo kurya ayi nanjye dore nari ndi kujya aha hirya ndi gushakisha ahantu hari umugore witwa Nyiramana w'umunyamasengesho ubwo nari ngize ngo nje kukubaza naho burya nawe uri dushye yaruhiye ahangaha ntabwo mazi nta nyo kugira mama aramusize mu cyaro naho so papa ntawe nzi wari ufite nyoko umusiga mu cyaro yego ariko ubu ntawe nzi umaze imyaka ingahe inaha mamaze igihe kinini cyane nahoje ndi umwana kuko ngira ndi koko mana yanjye haguruka ndebe ko ushoboye guhaguruka si mwana wanjye yesu we gerageza ubusi koko bana ubuse sinsubiye mu rugo we ntuye hafi aha hariya hirya kwa iranzi y'icyatsi uri kuyireba uje dusubire wenda nkugeze mu rugo ndebe ko nakuramira ngo hagakoma sibyo ariko humura Imana irakuzi Imana igikora ibitangaza humura tugende ndebe ko nakubonera agakoma nguhe ndebe ko naguhiga mani ndayabanye n'umugongo ukuntu usabora agakobwa keza k'abantu ntibakigira impu cyawaje tugende
ni kuri kiriya gipangu kiri hariya imbere. Wihangane tugezeyo. Yabonaga hano utuzi two kunywa. Harya ko utambwiye witwa nde? Nitwa umukondwa. Umukondwa? Uri umukondwa koko? Ariko se umubyeyi ko atakugiriye impuhwe nawe yarakubyaye akajugunya. Nawe ntako yarameze. Turaje tugende turebe ko tugera mu rugo. Niba tuhageze ufate utuzi ukarabe nurangiza umwe n'agakoma akayobe kahindutse ahita mama. Ongera gake. Umukobwa wanjye arasize hasi yagiye hehe bera kandi ko mpamusize mu kanya gatoya. Ayiga mana we Yesu koko mana ubu buzima nzabushobora koko. Uriya mugabo yaranshutse nari menyereye kubaho neza mpa buri kimwe none yaragiye ubu ngubu amafaranga ntayo wapi umwana wanjye naramubuze si ubu nzamushakira si umwana wazamfasha ukanampuza n'umwana wanjye basi ubu nawe hari ubuzima bwaramucanze nkanjye ubuzimana yanjye inzara imyenda narayimaze ndi kwigurisha ndi gushaka icyo kurya ubuse koko mana ngiye kubaho mbaye iwanjye ngiye kumanga hari abantu babayeho ndebe ko bampa akazi. Ma injira ntabwo wakinze ndiruhiye. Si mama kibono ntabwo wakinze. Ntabwo wakinze mama. Uraje se? Wajya witabisha amaguru. Ako ma ushaje ute? Yego ndashaje ntabwo uri kubona ko hari umwana akuzanye. Mbese ntuwaye ma. Umwana akomera bera. Umwana wasoza umukobwa n'umukobwa wanjye. Ariko bera. Akiminsi teruye ko kataremera. Wasuzuye umwana w'umukobwa. Simusuhuje. Ariko abantu bazajya bagira ngo nta burere naguhaye. Icara ngaha mwana wawe, icara ngaha, icara komera. Bera, umwana ndamusanze ku nzira. Nuko. Suzi ko nanigiye kwa Nyiramana gusenga. Nzi ko ari wowe wari ugiye. Suri kubona ko mpise ngaruka. Bisugaruka. Ngeze iyi hirya handi muri ya mazu y'amavene iyi hepfo haba amazu hepfo andi haruguru mbona kwa Nyiramana ndahayobewe umwaka warushize ntagerayo. Mama ntumbwire ko wahayobewe. None se ubu ngubu ugarutse udasenze? Ngarutse ntasenze. Sinzi uko ngiye kureba munsi y'igiti cy'avoka nkabona uyu mwana hicaye ariko ameze atya uko umureba amaze igihe kirekire atarya. None kumuzana hano bizamo bite? Mwana wa ndamubonye numva agahinda karanyishe. Ako mama nawe impuhwe zawe ma zingeza. Ariko abantu bose ngwino. Ariko mwana wa ntabwo uzi ko Imana yatugiriye neza. Ariko si iki gipangu ubu hano barampakazira ko kapfe ko kumanga numva hari igihe Imana yamana ndagusanze. Uzi ko iyo ugaburiye umukene cyangwa ukandika umukene ari Imana uba ubikoreye? Ma waka kantu agateka mutwe. Oya. Akagateka mutwe. Akakana? Oya rwose ubwo n'ukuntu kabaye inzahari. Ntabwo kagutekeye mutwe. Ibyo birakureba ibyo azagukorera. Suri kubona uko uri kubona kameze. Iyi jipo ngo niyo kagira izi bodaboda ntumbazaho kazitoroge niba ari mu bimoteri. Dore n'aka gapira. Rero ngaho beragerageza uzane kuri twa twenda twawe uzi tutadutavukira. Reka dore warabyibushye. Ariko mwana niyo twaba tutankira mama. Naduha abashuti banjye abana tungana abana basa neza ariko umukobwa wawe uriya ntuzambuze umugisha. Gute se? Mbese ma kumuzanye hano biragenda bite? Ararara hano? Iyi nzu yose Imana yaduhaye. Uri kubona ntaho gucumbikira umukene hahari? Ma iyi nzu ni iya papa. Ariko nanjye umwana w'umukobwa we. Mwana wawe. What the fuck? What the hell? Sikabani bazajya bagira ngo niko nakureze. Ariko ko gutazi izina rashatse ziri narabyaye. Ibintu byawe simbizi.
rata mwana we Ubizi iki, ma? tuza ugeze hano tuza aha ni mu mahoro hari ibiryo hari ibyo kurya hari ibyo kwambara tuza mbere nawe ndamuzi n'umukobwa wanjye azahinduka gukunda ariko mbana ubu ngubu koko ko narigize imana nkibonera umumama umfata none nkaba nsanze n'umukobwa we mbona nawe akazi ubu bizanyorohera koko ako mana niwe ubizi byose niwe uzampa igisubizo cyawe cyane igisubizo cy'ubuzima bwanjye cyane amakuru se ni meza be twakomeje kuvuga ibyanjye gusa nibagirwa kukubazaho amakuru amakuru ni meza shera aracyari wa wundi ntajya yirekura na gato nibura ngo angurire n'aka ngaka konyine ntabwo arekura pe kubera iki se simbizi ajya yifunga kandi urabizi shaka umuntu umwesha ndakuzi umwana nanjye nkajya mu gasaraba nkisanga ndi hari none se wowe bimeze bite njyewe si ubizi nanjye nyine turi kimwe ariko njyewe ntabwo ikibazo wenda nuko adafite amafaranga si umuzi yego ariko ikibazo ajya yagowe urasa neza asa n'uwitabwaho na shiti yamaho berawe mbere ntabwo namusaba amafaranga ngo yanyemerere ayayayaya akazi ndabona ari hatari ako buriya ubundi radiyo naganirijeho papa ikunze kabisa aka kazi ndabona nagasigira manager Ivan ntacyo bitwaye ko ndabona ubundi amaze no kumenyera ibintu byose ni okay amaraporo asigaye amanga baraho mwari ndi kuzuza gusa Mwiriwe boss. Oh, Ivan. Yo, umeze gute? Shiro sinakubeshya ya friend sibyo kureba akazi aba yifunze buri gihe nyine ntabwo ubasha ntabwo wamubona uko umushaka nawe nyine agenda mubona aranyambira arasoma ariko mana we use koko mana hariya mbuze umuntu wankingurira manza ariko buriya abashyira ntabwo bakunda gupfa gufungurira babonye bose igihe bakingurira bafitanye nabo gahunda sha ntawamenya nawe undi yarambeshe ngo nta mu rugo afite kandi afite ngo urugo n'abana umugore we n'abana be babayeho neza ngende ndi kubwerabwera ku gasozi sha ibintu biba biryoshye ariko dufite ikintu kimwe ntabwo ajya arekura sheri ntabwo ajya arekura rwose bizagenda bite bera ndakuzi ntabwo mwashobokana na shuti uragurumana cyane amaraso yawe arirukanka nyine mba numiwe gusa nyine ndihangana urabizi turirwa no mu kazi dukorera ahantu hamwe ariko wumve ngo sinjya mubona bisa nkaho tudakorana bisa nkaho tutabana just nyine wariyakiriye shaka kwiyakira byo shana nkubeshye ariko afite amafaranga mbwira ukuntu umuntu azaba esherindi bisi barampamagaye suko kuri iki kinyejana dukeneye umuntu wita ku kazi nanga dukeneye twita ariko nanone wibuke ko dukeneye iki mani iby'agaciro n'uguha agaciro wahitamo iki shiri wabaho ufite inzara wabaho muhagira umuntu unyitaho nyine nose wabigenza mbese ntashobora nyine akenshi usanga bano bantu bafite amafaranga yego batazi gutanga kaya nyine ahara mu kazi ndi mu kazi mwaba muri kumwe barampamagaye ndagiye gahita agenda nyine finally ibyawe njye mpise nyibona uzamuje nyuma oya uzashaka undi sheri nubwo gifite umva nubwo nyine ntago kizi gutanga kaya yego vibes it's so fine mwiza turyoherwa se subizi twajya kunywa amaji kandi sheri urabizi ndabizi pe sinzi n'uwakoheje sinzi uwagufashe oya umuntu agomba no kuruhukamo yego
ibyo nabyadanje nyine. none se twigire mu rugo kakana gasa nabi k'umwana njya nanga kwezi bimeze bite Sigoretse kumbiriza. rwose karasa nabi karajabiriye se ntiwakwifuza kukareba Mukambira uriya mwanda turi kumwe. Twe turi kuvuga ibiganiro biryoshye turi kumwe ntabwo twahirukanaga. It's a long time. I don't know. Ntabwo nari nzi aho wagiye. But ndakanga sheri ndakanga iturize ngeze no kukaruka dukangeza noneho wumve ngo mama asigaye avuga mukundwa nta wundi muntu wacyumva mu buzima bwe mu matwi ye mukundwa azambaza ubusa mukundwa bimeze bite karasa nabi sheri ndamuragira karasa nabi mama nyine agakunda kundutisha noneho njye kimumwangira cyane karandutisha cyangwa utisuzugura kwa kundi kwanjye nyikundira kuba nigendeye nagiye kuryoshya nagize ute ugasanga mama ngo urebe undi mwana wataye undi mwana umuganire tuganire n'agaturage sheri nawe ndende agaturage pe ni urupangu rwiza kuriya tuzi ibyo ntabwo ari ibyatanje njyewe ikintu cyambabaje ni uko katwaye urukundo rwawe amafaranga mama agatangaho ariko ngenda yamusaba kugira ngo azayampe wasanga karanagiye mu ishuri karavuye iwabo sinzi mama yarambwiye ngo yaragatoraguye ngo kari kababaje ngo akagirira impuhwe ngo aka kana si ubu ngo bagafashe ku ngufu ngo kari gatoya nk'ibijyaha umva ngiye kuruka ndakanga rwose iturize ndakanga ntabwo ushobora kumva uburyo ngiye nkanga ndakanga noneho ngiye kampura mu maso mu matwi buri gihe ntanekereza impamvu mwamuhaye karibu mu rupangu rwiza kuri ntabwo mbyiyumvisha sheri nose urugo katari urwanjye no ntabwo mbyiyumvisha se mwe ntimuba mureba uko ibintu bihagaze arajabiriye arajabiriye ariko nyine nta kundi byagenda mama umunyemuke buri gihe akunda abantu bagira ute yego sinzi nyine byabona undi nyine ujya wihanga ibintu biri kugenda neza yego ubu ngubu dufite abakozi cyagiye bavuze ku muntu umukozi twari dufitanye ikibazo muri raporo baramuhaye yesu shasheri ahubwo mva twagiranye ikiganiro cyiza tujye gutegura amasaha y'akazi tugende kapfe kuko mpangana hamwe ndebe ko bahari wanyivurira bwamutinde yanditse nkiriva we ubuse koko kimbabaje n'umwana wanjye navuze wasanga nameze nkanjye yirirwa yikoreye agafuka bunga kubera iki ariko ubu ngubu byatunganye ubu ngubu turi gukora neza ikindi abakozi bari gukora neza uretse ko ibintu biri kuzamuka cyane urumva amafaranga nabwo ari gusohoka cyane muri kampani ari nabibonye muri raporo ariko na raporo wampaye amafaranga ari gusohoka cyane ariko nyine ibintu ariko biri kugenda neza noneho ikindi dukeneye hari ikintu twari dushaka kugusaba ariko nabanje kugira ngo manzi nikuganizeho nk'umukuru wanjye dukeneye ikintu cy'abakozi ubona ko turi mu kazi no reba today nakwihoreye ntabwo wigeze uza kundeba shabeb no reka dukorozinga mowe ngaho ntugende uretse turi mu kazi ntabwo ukinkunda I love you you know ariko nyine basise ntabwo ko harimo n'undi muntu oya ntabwo ko harimo n'undi muntu I love you Bella I love you
No. That's it. Hano uri mu kazi. kandi Rani, uri mu kazi. Rani, No. Urabizi ufite ntabwo mu kazi. mbyitayeho kuri mu kazi. Basi icara ku Reba ruhande today gake. nta nubwo wambwiye Can't you mami. see even ko hari abandi bantu? Boss please. Ntabwo mbyitayeho. Ivan kumahonga. Kumahonga. Reba kuki uri kunyirukana? Ntabwo mwirukana. Nta nubwo ari ukwavuga. Reba nyiriwe nakwihoreye ndavuga ati reka ndebe ko nanjye aza kuntekereza. Umunsi wose nta no kuntekereza bebe. Ndabikunda urabizi. Oya ntabwo wabimbona n'ukuri. Kandi urabizi. Ibyo nkore. We ntabwo ari ibintu ukorera. Ikibazo wowe wicaye untegereze gatoya. Ntabwo I miss you. Yeah, I know. So why? None turi mu kazi nanone babe. Why? Imagine something like this. No kwica akazi, you know? No. So, icara okay, ntabwo niga. I miss you. I know, Nyumva. babe. Ariko nyine kaho nyumva wasikari siko. Sawa nyine ubwo. Sonyanze se. Urakoze kandi kunyuma. Oya kanigendere ntari. No, babe. Boss uriya muntu wera. Nibyo nakavugaga rero se wanyita. Ariko hari igihe bavuga ngo Imana yita ku bantu nawe ugasanga hari igihe yakubonye nawe nta n'icyo wayimarira nayo ntikwiteho. Ubu nanjye ni muri urwo rwego ni. Boss. Ni hariya mbere ageze ukaza kwicaraho muri biro. Atitaye ko nanjye mpari. Ivan. Dani. None se ntitaye ko mpari wenda se iyo aza kugusuhuza ntabwo nta imiryango. Urabizi Ivan, urabizi nubwo uri manager ariko nanone uri inshuti yawe. Ndabyumva rwose ndabizi kandi ntabwo utabonye. So ariko ntacyo bitwaye n'ubundi it's okay. nta kundi reka tubyirengagize gusa njye nari ngiye guhita ngenda. Yewe wari ugiye. Nari ngiye guhita ngenda. Nanone nari nshaka kugira ngo mbere kugenda unegurire inama ya board. Reba n'abandi bose bose kubamenyesha. Nta kibazo. Notification. Babimenye. Urumva ushaka rero ushaka ko tuganiraho. Ubwo make sure ko nabyo bikurikirana neza. Okay, ndabakira kuza tubitegura ryari? Next week. Next week. Okay, nari bireka ngende ubwo akazi ariko se nanjye usigaye mbona nanone ntuzongere gukunda kwandika mu maregistre ufite imashini ufite internet ufite byose ubyandika wabyandika mu makaye ariko ukanabyandika ukanabitayipinga mu mashini kuko nizo records tubika igihe kirekire. Birumvikana ariko nta kibazo kirimo nzajya mbyubahiriza. Akazi keza. ubu ni ukubera igiteka ryose mberanye ngo ahora ambwira nabi ibigambo byose birusuko ku ngubu manu ubu nagukoreye iki ako manu nk'ubu mbere aba mpunzi ako hari igihe wenda bizarangira da mana ni wowe unzi ni wowe uzi ubuzima bwanjye bwose ndagutuye ashyano njyewe uratinyuka ukavuga akubwira ubu ko gasa bera ubona se nawe akubwira ubu mpahita uko nahindi no kwifura oh iki reba nk'ukuntu kameze genda wow zibaho ngaho kandi ntubibwire mama wow bera ako kantu ni sawa yawe yahereye cyane ni kurwaye urakoze cyane karanajabiriye kibagize bera nicaye kiri kumvuga reka ngo bera nyanga kuri mama ntibibaho kumubera nk'ubu
mumora iki koko ko nta kintu na kimwe mubangamira ubu bangamiraho uzave hano ugende nta sone se ubu ngutwaye iki ndakwiyamye iwanyu saha urugo ni urwa mama wanjye ni amafaranga yacu ntabwo iwanyu ari aha ntabwo iwanyu ari hano urabona ukwiranye n'ahangaha uzashaka ahandi mukwiranye iki mu gipangu si ubu koko wababariye uburyo umuherera ngo bihagije ubu urabona ukwiye imbabazi urakoze cyane natatu n'undi munsi turakwemeje ushaka aho mukwiranye mureshya amaboko atareshya ntamu uzibwirize kandi ndakubwiye ngo funga umunwa wawe sinigere numva mama amenya ibintu mbere wakoreye gake ndagukuraho na nimugoroba usubiriza ahubwo ukuntu kaba kameze ukuntu gisa uranuka mana yanjye sinzi iyo wavuye twigera no ku kazi